Asa kwa Karorira? No kwa Karori. Karori Makanyaga. Ariko se ni ibiki bibera hano buri munsi twumva induru zihora zivuga ni ibiki bijya bibera hano namwe bahora barwana rwose natwe baraturende umuntu w'umugore arifata akanyari nkari zisa nk'umuhondo arije nawe wanyayemo nijoro ninde zireba hareba ntago nabyanganira uyu mugabo arananiye ariko se ceceka naye mu mpedi ni wowe madamu Karori ni jewe nagegerayo mugabo yarananiye none se ibibazo bihora hano muhungabanya umutekano mu mudugudu bwakire mwarwanye murabona mutazicana ko nagorwa Suzana wabaye iki icara hano ndumiwe byagenze giye kubona mbona umukobwa wanje yashyashyanye ngo umufaraza ngafite ngo sheri giye kubona mbona haje muri bikano byaracikaguritse bisatsi ku mutwe ateze bya bitambara njya mbona zambaye ibobo iyo ngiyo zinywa za rukoro niba ari imbo niba ari ingegera nibaha mu kirundo uza amashuri namurihiye sha cyangenzaga nuri umuntu wunga abantu bashwanyera Honye kwa Karori bari gushyamirana byakomeye ariko ibyo mu mudugudu byakomeye ngaha bakwe bingegera ngaha none saho Karori wa undi kazana umugabo wanje kandi tudanya ndahepfo byagenze numvisha ari gushyamirana n'umugore ndahageze yaranyisha umugore ariko bari abantu sinzi n'ubushize bari bampaye ibintu byabo ngo bahora batungana barwana sinzi ibibazo bafitanye ushaka wagera ukajya kubunga ahubwo bataricana n'intambara zirimo cyane bari gushosherana nk'abararwana nana rame mama ngwino hano nzanira cya gitabo nzanira cya gitabo nta cya gitabo hariya ngende ndebe ko njya gukiza byara ariko ndetse ko n'ibyawe nawe biyobeye wisubire ntuzongere kunkora ishyano rimeze kuriya rwose uranyumva mwana we bisubiraho rwose njye ntabwo biriya bintu bishaka ngenda numva ibyaho hepfo ariko maze kumva nanjye ibyo mu mudugudu bimaze kundenga ngwino tugende turebe uko bitwifashe abantu bahora bafite abunzi nibaze babunge ubundi tuve kuri uru zuba twitahe yewe nibagire baza hano abantu ba umudugudu birwara bawangabanya bawusakuriza nibaze babunge twitahire tuve kuri uru zuba rwose yewe ibintu byo mu mudugudu induru zihora zivugira muri rugo mwiriwe yego asa kwa Karorira no kwa Karori Makanyaga ariko se ni ibiki bibera hano buri munsi twumva induru zihora zivuga ni ibiki bijya bibera hano namwe bahora barwana rwose natwe baraturende ngo baba barwaye ngo baba byagenze ntago nabyihanganira buyobozi reba hareba ntago nabyihanganira uyu mugabo arananiye ariko se ceceka naye mu mpedi ni wowe madamu Karori ni jewe nagegerayo mugabo yarananiye none se ibibazo bihora hano muhungabanya umutekano mu mudugudu bwakire mwarwanye murabona mutazicana ko mu gatanya rero cyazamwica uwo mugabo wese ari dore kiri hano mu sinzi ibyo gitindikiye bo aho se mubwira se hano Karori we Karori kudasohoka guze hano buri munsi induru ziravuga abaturage mwabateje umutekano muke ubona mutamuri mu gatanya nimuke cyangwa nzamwice mu kintu basinze urutese n'ingumi zirarazivu barabatimbagurana yewe baza nta n'umuyobozi ubinaho ariko se ubundi umugabo wawe ari ngira numva sijya yumva niko Karori karitaba nitaba hamagara wenda warakumva kuri umuyobozi Karori niwe yego Karori ubira muyobozi aguhaye intebe ariko akaga kaba bakunyara mu ndobo sigenda kwiyicaraho ujya kuri umuyobozi ngayicaraho ubure ni barisa amaye hano se hano muhajya muharemera itsinda ikomera cyane komera ibintu byanyu bimaze kunde wowe ntabwo uvuye hano mu Kanyara yicare hano barakwinda bo banyayemo se uricara mu nkana hano habaye iki ibintu
ibintu byewe rwose wa mugore ibintu indobo iri kumuka gucya koko bose mwicare hamwe mureke se tuvugane mwicare hamwe muyobozi byehorere ariko se abantu ntibazicana umugore uramuzana ngo nuwamasuka indobo ikagenda ikagagiramo ibiryo neza neza indobo ijya kugagamo ibiryo bose mwicare tuganire urira mu ndobo ye n'isafuriya batekamo no muntu kwaturutse he si ntari wanyaye muyobozi wanyumviye ngaho ni mwicare tubiganire cara madara ase wakwicaye umuntu ubyibushye nk'igitera sarabasha kwicara nicara hasi n'ubuhirimo arahirimye utagira ngo aricaye ko se mwabaturage mwebwe ko muba hano induru isigaye ivugira hano buri munsi umugore n'umugabo ngo ndatabuka hariya ngo bagiye kuzicana n'uwo mugore ambwiye ko azanamwiyicira ubusema barara barwana rwose ntibatuma dusinzira niko se karo kari we mugabo w'urugo wowe urabyumva ute bimeze ajya nancurangura mu bugari byehorere wa muyobozi w'urugo abeshya maze buriya ibikara ntibitangwa no kugira umujinya ariko noneho ibi ni ibiki ubundi najyaga kuzana ibikara nari narabuze ahantu inzobe ziba none se amaherezo yanyu yanyu bizagenda gute warazivuze uyu mugore arambwira ati azapfuye njyewe ndabona ikintu nkwiriye gukora ese ubundi murapfuye mubaze singuye genda ajya mu bibazo mufitanye twumve niba twabikemura byose bikarangira niba twabisoza tukagira ukuntu tubirangira yongera ukuntu ibintu umugabo yarananiye aha ubugari kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere niyo ngize ngo nizaniye utundi nahashye aravuga ngo nadukuye mu bagabo niba abona ndi imaza aha niba abona ndi igiki simbizi abashaka ngo nicara bamuhahire ubugari kuva ku cyumweru kugeza ku kindi cyumweru none hageze n'anyara mu ndobo ari umuntu w'umugabo ngo yatinye imbwa ngo ntasohoka nta n'isoni ibi bintu noneho turarusiza gute karo ibyo bakuvuga ni ukuri ibyo bakuvuga ni uko nzi ko witonda subizi witonda kuko nzi ko bakaro ejo muri ndarutse guhaha ni samaki kumva ariko ngo ndaha ubugari ese ngabona umuyobozi reka wenda twemere yuko wenda ubwo bugari nabwo mba nabuhaye ibyo reba wenda uno mutsima hashya ubugari aburishije wenda agasusi k'udushyimbo ubwo se wowe ubugari bwonyine nta bindi biryo biba ku isoko ese buriya muyobozi kuzi ko nawe koko ubugari bwo buhendutse ariko uburyo wajya uhora uhawe nta kazi ugira reka mba nagira ngo umugore wanjye arenduke nk'ikimwira azagumya kungana nka nyiramudumbari ariko se ubwo bugari nibwo bumubyibushya ko mbona mu ibibazo byinshi niko se mwabaturage mu bigo yo mu ndebere murabona umufundi ukorera ibihumbi 10 ku munsi agahaha ubugari nta ntabwo twamenya ngo umugabanyara mu kadobo umugore niryo shano niwe shano umugore we yananiye umugabo we yananiye umugabo we yahaza kuba ngazana mwica ni mu mujyane niba mu mutima uzana mwica uzagenda ibintu turamye kama mbaya ngero ndabona ibintu byanyu nk'umuntu w'umuyobozi aho kugira ngo mwicane ngiye kuba mfashe umwe nshaka ahantu tumushyira bakumanye n'undi buri wese yitekerezeho neza ko n'uyu nguyu utagira iwe niwe urajyana aho kugira ngo mwicane ejo nzumve ngo wamwishe umva rero muyobozi w'ukuntu ibintu bigiye kugenda najye iwabo nagaruka bazamwakira wari ntabwo mwajyana mwiranze ngo mubyumvikaneho ibibazo bihari mubyumvikaneho byose mubirangize n'umugore n'umugabo niba ubwo bugari bwo buteje ikibazo niba n'izo ndobo numvise ngo zo gutera ubundi ibyo byo ni ibiki mwuka byabo mujye mundebera umuntu w'umugabo ufite ubwanwa rwose unyara mu ndobo ejo nabyara umwana nawe azanyara mu ndobo se bazanyaramo ari babiri ashikanje no rero ntacyo biba bikubangamiye karori ntazongere n'ubwo bugari umugabo atinyimwe ariko se ubwo iyo wagiye mu kabari ukageza saa 5 se saa 6 kudatinye ariko mba natanye n'abandi bagabo ese karori barakwandika kugeza iwawe mu nzu ariko njye nta n'ibyo nkuzi ese muyoboze ko bizi ko nabana abaturage bakubwira ku nundi inyama aya makimbirane biraza kugenda ni ukuri rwose umugore we niryo shano arara duteza umutekano muke madame ikintu mbona tugiye gukora ngiye nk'umuyobozi ngiye gutanga raporo mu bandi bayobozi dukorana ariko ikintu nkora ese babayobozi urabura kumubwira ngo yisubireho uragize umbwire siko mbona n'abaturage n'ubuhamya ngiye karori nzi ko yitonda babana nawe cyane injye ubana nawe n'abaturage abaturage turabana karori sindumva sako aba baturage turabana nawe wana nashyitana umbwira ko uzanamwica rero ikintu ngiye gukora mubwira nyine yisubire kenyera ruzongo yahakoze ikintu ngiye gukora amubonye karori n'ubu aragikwembe sibyo kugira ngo muticane shaka ubugiye niba wajya mu nasohoka agenda erega buriya muyobozi ntabwo ari ibigusa turakunda ari kujisha kino gitenge barakunika yakubeshya ngo mariri aragukubita byajyabye nijoro jipe bati arya ajya kumubita akayifata imuguno kabona harakwembetse uwo mugore ni inshoreke rero nawe ugerageze uranyumvira ngo ndi inshoreke ubwo ntafite undi nabivuze wumva
oya reka nkubwire nabivuze mwumva umujinya rega ubu mukanya ko yambwiye ngazaniga abandi bagore kuvuze ngo ni intore mbabare arore ntabivuze mubyumva abaturage babyumvisha bigeze mumva ayo magambo ra ntayo nigeze numva none ibyo bintu bivuze mu bibreri muyobozi nawe kandi ahubwo reka mubwire muyo aba baturage nabo niyo reka mbandikire rero basaga bafite ibyo bapanga ngaho bamujyane basohokane ndisigarana bamujyane rero muyobozi n'ubundi nsanzwe mbaterega ntago ari ubwa mbere bampa amakuru yanyu y'abaturage bambwiye ko mugiye kuzicana ubu ngubu ngiye gutanga raporo rero muyobozi gutanga raporo ndaje n'abandi bayobozi tuyoborana ubundi baze bagira icyo bakora ariko ngiye icyo mbona nuko waba ugiyeho gatoya nakawe akaguma hano usigara mu rugo rwanjye tukazaza tuje gukora ibigomba gukorwa byose tukabirangiriza rimwe sibyo kunyita intore cyegeye niba mugomba abandi bagore ntaho nawe nasohoke rega reka mbabwire muyobozi sibyo bano baturage barabizi ukuntu ndi inyangamugayo n'ubundi urubanza rucabana nabyanga ahubwo turamusohora ku ngufu inzu sinjye wayiyubakiye mere mucane bugufi mwubahane ibintu byo kuteza navuze ngo bisubira byo gusohora azanye kinzanya nk'umuntu w'umuyobozi narinje kugira ngo muhereze abaturage umutekano kandi namwe ubwanyu mubizi bitari ibyo nzagaruka nzanye n'abandi bayobozi nicyo gukora ubundi wasize umurira no makubi hano muri uru rugo wacecetse ubundi ntarakubeshya ntabwo nafata umuntu ngo musohore none wishimiye ko baniga umunsi mbese umunsi wumvishe ngo bangase impyiko bizagenda bite ariko iyo umuntu yifata akabwira muri bano baturage bose barenga ijana ngaraniga hari no gukwembeka za mayo wumva wowe iryo jambo ryoro yewe icyo mbona ukwiriye kubaha ese kare umugore wawe uramukunda ngenda mukunda ariko saizi ngizi apana nabivevuye jota je ne pas mbabare ako naga France nawe ukunda umugabo wawe umugabanye ndamukunda ariko agira amafuti yego te nese amafuti n'umukunda uremera kuyihanganira agenda akosoraho gake gake muyobozi reka nkubwire n'ubundi shishikari kuceceka baze nekereze nawe reka nsubize uremera kuyihanganira agenda akosora rimwe ngewe reka nkubwire umutekano muke mu mudugudu kugira ngo sohoke tubiri wacu mama ndamuzi yanyicira iryo jambo ntabyo nshaka muyobozi rwose kwihangana ndabyemera kare nakubwiraga ngo iki barara baduteza umutekano muke rwose umugore yitaye nitahire avuga ngo mwamubangana hano mu mudugudu rwose ndabyemera muyobozi uzi n'ikindi babarira wivuga ariko cecekana umugore ra wacecetse shaka iki bundi nese wacecetse basi ukambabara wamaye umunwa se uremeye ko ugiye kwihangana ntuzongere kujya utukana n'umugabo cyangwa umubwira nabi bitari ibyo nzagaruka tugusoma biragaragara ko ari wananiranye ariko uzagaruka tugusora kuvuze ko atari ubwa mbere uje hano wankurira no makubi muri uru rugo ese mumwirukana ye mu mabarira reka nkubwire kaze muzarira imyenda uvire muri uru rugo